umukristo ni mwiza asenga, umukristo ni mwiza ari umukozi. Umukristo mu iterambere ikintu akeneye none kwemera ukuri k'ubuzima, ubundi iterambere ntabwo warihagarika, kandi iterambere ireba buri wese. tubereka icyo Bibiliya ivuga ku mibereho y'uyu munsi, kuko Bibiliya ntago yigisha abantu gusenga gusa, yigisha n'abantu gukora. Muri Bibiliya imirongo irenga 2300 ivuga ku mafaranga n'ubutunzi. Abahanga mu bya teoloji bavuga ko 15% by'ibyanditswe byera bivuga ku mafaranga n'umutungo. Urashaka kumenya uburyo wagira iterambere? Kurikira Life Radio 96 FM mu kiganiro umukristo mu bukungu n'iterambere. Twongeye kubaha ikaze inshuti bakunze ikiganiro umukristo mu bukungu n'iterambere, dukomeje kubifuriza kuguma kugubwa neza aho mugiye muri hirya no hino hatandukanye. Nge ndi Joseline Uwimbabazi hamwe na Pasteur Aimable Nkuranga. Tudatinze rero reka dusenga Imana hanyuma dutangire tuganire ku nsanganyamatsiko y'uyu munsi. Data twese uri mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo turagushimye. Turagushimira kuri Imana igira neza kandi kiranuka. Turagushima ko uduhaye akakanya ko kubana na bene data muri uyu mwanya kuri Life Radio. Turasenze kugira ngo abadukurikiye hirya no hino mu gihugu bari kuri iki kiganiro, abakunzi bacyo, Uwiteka Mana bagire neza, ubagenderere ku uyu mwanya tugiye kumarana ubo kunguka, kandi Uwiteka Mana buri gihe ndagusaba kugira ngo ujye uhira imirimo y'amaboko yabo. Urakoze rero bana natwe, Mwuka Wera ngwino tuyobore, ni mu izina rya Yesu Kristo tubisabye twizeye, amen. Murakoze cyane. Twongeye kubasuhuza bene data bakunze b'ikiganiro umukristo mu bukungu n'iterambere, aho muri hirya no hino mu gihugu, aho muri hirya no hino mudukurikiye, abari mu ngo, abari mu nzira, abakiri mu kazi n'ahandi. Turasabye kugira ngo amahoro y'Imana bane namwe. Turaganira ku ngingo igira iti ni iyihe mirimo umukristo atemerewe gukora, ni ibihe akwiye kwitwararika nk'umukristo mu byo akora. Ni ihe mirimo umukristo atemerewe gukora, ni ibihe umuntu akwiriye kwitwararika nk'umukristo mu byo akora. Reka dutangire dusoma ijambo ry'Imana. Uyu munsi turasoma ahantu habiri. Turasoma mu gitabo cy'ubuhanuzi bwa Yeremiya mu bice byaho 17 ku murongo wa 11, niturangiza dusome no mu rwandiko rwa mbere Paulo yandikiye abikorinto mu bice byaho 10 ku murongo wa 23. Tuhera hambere mu gitabo cy'ubuhanuzi bwa Yeremiya bice byaho 17 ku murongo wa 11. Handitseyo umurongo uvuga ngo umuntu wirundanyaho ubutunzi bw'amahugu ni nk'inkwari bundikira amagi tateye, ubwo butunzi buzamusiga agabanijemo kabiri iminsi yo kubaho kwe, hanyuma azaba umupfapfa. Subiremo, umuntu wirundanyaho ubutunzi bw'amahugu ni nk'inkware ibundikira amagi tateye, ubwo butunzi buzamusiga agabanijemo kabiri iminsi yo kubaho kwe, hanyuma azaba umupfapfa. Hanyuma mu rwandiko rwa mbere rw'abikorinto bice 10 murongo wa 23 ho handitse ijambo ry'Imana rivuga ngo nubwo twemererwa byose, ariko bigira icyo bitumarira si byose. Byose turabyemererwa koko, ariko bitwungura si byose. Subiremo, ngo nubwo twemererwa byose, ariko bigira icyo bitumarira si byose. Byose turabyemererwa koko, ariko bitwungura si byose. Reka ntangire nibutsa abadukurikiye ibyo twavuganyeho bushize. Akenshi ikiganiro cyacu naho ngaho duhera, kugira ngo n'uwo turi kumwe uyu munsi utarabashije kubana natwe ubushize byibura yumve ingingo z'ingenzi twaganiriyeho. Ubushize twabonye ko dukwiye gutekereza kwaguka ku bwami bw'Imana no gutera imbere mu byo dukora byose, bigatuma twita cyane ku byo dukora, tukabikora tuyobowe n'Imana ariyo mukoresha wacu mukuru. Twabonye ku byo umukristo agomba gukora byose atekereza ku bwami bw'Imana, agendeye ku mahame y'Imana n'inyungu zivamo mu buryo bw'iterambere. Zimwe mu nyungu twaganiriyeho twabonye zizanwa no kugendera ku mahame y'ubwami bw'Imana mu byo dukora, zirimo ko iyo utekereza kandi ugakora nk'umwana w'ubwami bw'Imana, Imana iragushyigikira. Twafatiye urugero iyo igihugu cyohereje umukozi ugihagarariye ahandi
abo tumenyereye nk'abambasaderi, icyo gihugu nicyo gisigarana inshingano zo kumwitaho no kumushoboza no kumuha ibikenewe byose kugira ngo asohoze inshingano bamuhaye muri icyo gihugu ashinzwe. N'aha rero turi abakozi b'ubwami bw'Imana, turi abahagarariye ubwami bw'Imana hano ku isi. Ndavuga umukristo, ntabwo ari ngombwa ko waba uri umupasitori, umupadiri cyangwa izindi nshingano zo mu madini, mu matorero atandukanye, ahubwo umukristo uwo ari we wese ni ambasaderi w'ubwami bw'Imana hano ku isi. Iyo utekereza rero kandi ugakora nk'umwana w'ubwami, Imana iragushyigikira ubwayo, ikaguha ibitandukanye, ikaguha favor, ikaguha kurindwa, ikaguha n'ibindi. Ikindi twabonye ko nk'inyungu ituruka ku kugenda ku mahame y'ubwami bw'Imana mu byo dukora. Ikindi ni impinduka ibyo dukora bizana mu buzima bwabo dukorera, cyane cyane izo mpinduka ari nziza zikingura amarembo y'umugisha. Twibutse ko ijambo ry'Imana rivuga ngo gutanga kuzana umugisha kuruta guhabwa. Umwe muri iyo migisha ni imibanire irambye n'abo dukorana, ndetse binakurikirwa n'umugisha mu buryo bufatika, amafaranga n'ibindi. Ikindi twabonye nanone nk'imwe mu nyungu zituruka mu kugendera ku mahame y'ubwami bw'Imana ni uko Imana iguha ubwenge bwo guhanga ibishya no kwagura ibyo ukora. Birumvikana ko Imana ifitemo inyungu, iragishyigikira. Nawe rero niba icyo ukora ugishingira ku ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana ryo tuvanamo amahame y'ubwami bw'Imana, nta kabuza Imana izajya igushyigikira, nta kabuza Imana izajya ikwagura, ikwagurira imbago. Indi nyungu wenda kugira ngo nsoze ku byo twari twaganiyeho ubushize ne kubitindamo, indi nyungu ni uko ukomeza gutera imbere kandi ukiranuka, bikakurinda gutatira indangagaciro za gikristo mu byo ukora byose. Ibyo twabiganiriyeho ubushize, ntabwo nshaka kuba ari byo ntindamo. Reka tugaruke mu kiganiro cy'uyu munsi. Uyu munsi turibanda noneho ku buryo umukristo adakwiye, ku bintu bitandukanye umukristo adakwiye gukora. Ari byo ubushize twavugana ko tuzaganira kuri za kirazira, hanyuma tunaganire ku ngaruka zibaho iyo atatiye igihango yagiranye na Kristo. Icyo tugamije ahangaha, icyo tugamije ni ukungurana inama ku buryo twakomeza guhatana mu rugamba rw'iterambere ariko tudatatiye indangagaciro za gikristo. Iyo niyo ntego dufite. Muzi ko uhereye mu biganiro bitandukanye twagiye tugira byabanje, twagiye tugarukaho ku ijambo rivuga ko indangagaciro nyamukuru ikwiye kuturanga muri uru ruhando, muri iyi nkubiri y'iterambere. Indangagaciro ya mbere ni ugukora. Yewe mwene data unkurikiye aho uri hose, nagira ngo nkwibutse yuko Bibiliya ivuga ngo udakora ntakarye. Udakora ntakarye. Ayo ni amagambo y'ijambo ry'Imana. Niba rero uriho ukabuhumeka, ukaburya, ukabugenda, ukaba nta bumuga kubuza kugira icyo ubasha gukora ufite, icya mbere ukwiye kumenya muri uru rugamba rw'iterambere ni ugukora. Urasabwa gukora. Ahangaha mvuga, hari uwabyumva akavuga ati ko nta murimo uhemberwa mfite. Ibyo twagiye tubigarukaho kenshi kandi tuzakomeza kugenda tubigarukaho. Niba nta n'umurimo uhemberwa ufite, niba nta murimo uguha umushahara, uguha ikindi gihembo runaka ufite, ariko byibura umenye ko Bibiliya ivuga ngo udakora ntakarye. Uvana amaboko mu mufuka, ureke kwipfumbata, ukore. Byibura abagusize, abo bandi batuma ubasha kurya, abo bandi batuma ubasha kubona ibyo ukenera, niba gusiga mu rugo be kugaruka ngo base n'abatahasize umuntu, basange byibura ibyo usabwa gukora wabikoze, hanyuma bashima Imana ko nawe bagufite. Icyo nashaka kuvuga ni uko nubwo twese duhamagarirwa gukora, ariko nk'umukristo hari imirimo ukwiye kubanza ukibazaho mbere y'uko uyinjiramo. Hari imirimo ukwiye kubona imbere yawe ukayibazaho cyane mbere y'uko uyemera, mbere y'uko wemera kuyikora. Cyane cyane muri iki gihe haba harimo abantu bashaka akazi benshi, batinze mu bushomeri. Hari uvuga ati icyo nzabona kinje imbere icyo ari cyo cyose nzagikora. Ariko ntabwo, niba uri umukristo ntabwo ukwiye gukora ikintu icyo ari cyo cyose kikuje imbere. Twasomye ijambo ry'Imana rivuga ngo byose ndabyemererwa ariko ibingirira umumaro ntabwo ari byose. Ahandi hakavuga ngo byose turabyemererwa koko, ngo ariko ibitwungura si byose. Ibitakungura, ibidafite umumaro, ibyo ngibyo nta mpamvu yo kubikora. Nashaka ko duhera ku mirimo ibera abandi ntandaro yo gukora icyaha. Iyo ngiyo nk'umukristo ukwiye kuyirinda.
aha navuga ko hari imirimo imwe n'imwe yangiza mu buryo bugaragara, ikangiza ubuzima n'imibanire by'abantu, ikaba ari imirimo ikururira abantu mu byaha. Yesu yabivuzeho mu buryo bweruye mu ijambo ry'Imana muri Matayo ibice 18 umurongo wa 6, mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 18 umurongo wa 6, ijambo ry'Imana riravuga ngo ariko ushuka umwe muri aba bato banyizera akamugusha, ikiruta nuko yahambirwa urusyo mu ijosi rye akazikwa imuhengeri mu nyanja. Ibi twabihuza n'ubuzima bwacu bwo mu kazi dukora, mu bintu bitandukanye dukora. Ahangaha ntabwo turi bukora urutonde ngo tururangize tuvuga ngo iki kiremewe kiwagikora iki nticyemewe, ariko turakubwira dukoresheje wenda ingero za bimwe mu byo abantu bakora, mu byo abantu bashakiramo imibereho, mu byo abantu bashakiramo ubutunzi, hanyuma nawe bitume wisuzuma mu byo ugerageza, mu byo uramburiraho amaboko, muri bya bindi dusenga Imana kugira ngo yagure, muri bya bindi dusaba Imana kugira ngo igukomeze, muri bya bindi dusaba Imana kugira ngo igufunguremo umuryango w'imigisha. Turakubwira bitandukanye, tuguha ingero kugira ngo nawe noneho ufate akanya wisuzume, urebe uvuga utse ibyo ndimo nkora aho ntabwo bibera abandi intandaro yo gukora ibyaha, aho ntabwo bikururira abandi, baba bongenera ibikorwa, baba bo tubifatanya, baba bakiriya b'ibyo nkora, aho ntibibakurura mu byaha. Akazi kawe gakururira abandi cyangwa kabakangurira gukora icyaha. Birumvikana ko hashobora no kuba hari abakora ibyaha kubera ko bakoresheje nabi serivisi cyangwa produit babonye. Ahangaha ntabwo ari byo turi butindeho. Aha turavuga imirimo mu buryo bugaragara ishimangira imyitwarire iganisha ku cyaha cyangwa yangiza ubuzima bw'abantu. Kugira ngo wenda byumvikane neza, reka dutange urugero. Hari imirimo imwe n'imwe ikorwa abantu bakaba babizi neza kwiganisha ku gukora ibyaha cyangwa ku kwangiza ubuzima bw'abantu, ariko bakarenga bakayikora. Uzumva abashyigikiye amahame y'isi batafite izindi ndangagaciro zishingiye nko ku ijambo ry'Imana nk'izi turimo kuvuga, bagerageza gusobanura impamvu bacuruza bimwe mu bintu bizwi neza ko bizanira ababikoresha akaga, bakagira bati twebwe ntago duhatira abantu kubigura, ntago duhatira abantu kubikora, kuko buri wese afite inshingano zo kwihitiramo. Ahangaha natanga nk'urugero rw'itabi. Ku isi hose n'umuryango mpuzamahanga w'ubuzima uvuga ko itabi ari ribi, ariko ntago harabasha nta na hamwe hari hatangwa amabwiriza abuza burundu gucuruza itabi, ahubwo bagashyira ku byapa bicuruza, ku byapa biryamamaza, abantu bakandikaho bakavuga bati itabi ni ribi ryica ubuzima, ariko bakabivuga ku cyapa kirimo kiryamamaza, nuje kurigura ntihagire umubuza. Ubwo bakavuga bati twubahirije ya mahitamo y'umuntu tuba twamumenyesheje, hanyuma ibindi akifatira icyemezo. Umukristo rero akwiye gusobanukirwa imikorere ya Satani. Wowe udukurikiye aho uri hariho hose, ukwiye gusobanukirwa imikorere ya Satani. Nubwo bizwi ko Satani atwaza abantu igitugu, ariko akenshi ntabwo ashyira abantu mu cyaha ku ngufu, ahubwo agerageza abantu. Arakugerageza, aratugerageza muri rusange, agerageza abantu bose, akabatwara mu buryo bwo guhenda ubwenge, mu buryo bwo gushuka. Ntidukwiye rero nk'abakristo, nk'abantu twemeye gukurikira Kristo, nk'abantu twemeye kuyoborwa n'ijambo ry'Imana, nk'abantu twemeye kuyoborwa n'umwuka w'Imana, ntidukwiye kuba umuyoboro cyangwa icyanzu cyangwa urwaho rwo gutuma abandi bagwa mu mutego wa Satani. Niba ibyo dukora, ibyo turimo dushakishirizamo imibereho, ibyo turimo dushakishirizamo amaronko, ibyo turimo dushakishirizamo iterambere, bituma abandi bagana mu byaha, ukwiye kubyirinda kandi ugasaba Imana ikagufungurira umuryango w'ibindi bitaganisha abantu ku byaha. Hari abacuruza ibiyobyabwenge bitandukanye, hari abacuruza ibisindisha, biba bituruka ku mbaraga z'isi, biba bituruka ku mbaraga za sekibi, zirakora mu buryo bw'umugaragaro, umuntu akaba azi ko ikintu ari kibi ariko akakirengaho akagikora. Hari umurongo twasomye hejuru watubwiye ko ingaruka zo kugusha no gushuka bizera, kabone naho waba ubyungukiramo mu by'ubuzima, ubwazo ziganisha ku rupfu. Yesu abivuga, yaravuze ngo umuntu ushuka umwe muri aba bato banyizera akamugusha, ikiruta nuko yahambirwa urusyo mu ijosi rye akazikwa imuhengeri mu nyanja. Twahasomye haruguru mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo mu bice byaho 18 umurongo wa 6, kugusha umuntu umuvanye mu byizerwa, kugusha umuntu umuvanye mu gakiza ukamuganisha ku cyaha,
ahangaha turimo turavuga muri iyi nzira yo kwiteza imbere ugamije ko wowe urimo ubibonamo inyungu. Wibuke yuko Yesu yavuze ngo icyakubera cyiza, icyakorora ni uko umuntu bakuzirikaho ibuye rinini ugatabwa mu nyanja. Mu yandi magambo, ingaruka ziri mu kugusha umuntu nubwo wabivanamo inyungu z'ako kanya zaha mu buzima bw'ahangaha ku isi, icyakubera cyiza ni ugutabwa mu nyanja uziritseho ikintu gituma utabasha kureremba, gituma utabasha kuzamuka. Ibyo ngibyo reka tube tubyihoreye. Ariko igipimo cya mbere ukwiye kwipimiraho wowe udukurikiye, igipimo cya mbere ukwiye kureberaho niba ibyo ukora bidatanye, bitakuvana mu murongo, bidatandukiriye, bidatandukanye n'ijambo ry'Imana, ni ukwibaza ngo ese ibyo nkora aho ntibyabibera abandi intandaro yo gukora ibyaha? Ibyo nkora, ibyo nshakiramo imibereho, ibyo ndimo nshakiramo kwiteza imbere, aho nta bandi bantu ubuzima bwabo bubyangirikiramo, aho nta bandi bantu ubuzima bwabo buva mu nzira yo gukurikira Imana, mu nzira y'agakiza, hanyuma bikaba bibaganisha irimbukiro biturutse ku byo nkora. Hanyuma icyo waba ukora icyo ari cyo cyose, tudakoze urutonde ahangaha ngo tuvuge ngo ni umuntu ukora ibi n'ibi, ni umuntu ukora, tutavuze ngo ni umuntu ufasha abandi gukuramo inda, tutavuze ngo ni umuntu ufasha abandi hanyuma nawe urebe ibyo ukora, ibyo ushakiramo amafaranga, urebe niba bitakuganisha, bitari muri iyo nzira icumuza abandi ikabavana mu nzira yo gukiranuka. Urundi rugero dushobora gutanga rw'imirimo umukristo adakwiye gukora ni imirimo mu miterere yayo, muri kamere yayo, imirimo icumuza umuntu wese uyikora. Imirimo ubwayo wayireba muri kamere yayo ugasanga iracumuza umuntu uyikora. Gucuruza amagendu, kwinjiza ibiyobyabwenge mu gihugu, kubikora cyangwa kubicuruza, ubucuruzi bw'abantu, ibyo bita human trafficking, uburiganya bugamije ubwambuzi, niba ubikora akaba ari byo ushakiramo imibereho, akaba ari byo ushakiramo inzira y'iterambere, aho ngaho nk'umukristo warayobye. Nta kindi gipimo ukwiye kureba. Hari imirimo ubwayo uko iteye, umuntu urimo kuyikora aba arimo akora ibyaha, aba arimo acumura. Gukora uburaya mu buryo buziguye cyangwa butaziguye, ndavuga buziguye, hari utabukora ku giti cye ariko akabukoresha abandi, akabashyiraho facilite, akabibafashamo, akabakingira ikibaba mu buryo buziguye. Ariko no mu buryo butaziguye, niba uburaya ari wo murimo wawe, ariho ushakiramo imibereho, umenye yuko urimo ucumura, umenye ko urimo ukora ibyaha, umenye ko ukeneye kwisubiraho. Ibi byose ndetse n'ibindi nkabyo, uretse no kuba bitongera agaciro ku buzima bw'abahabwa iyo serivisi, ni ukwibuka yuko binabakurura mu rubanza rw'Imana. Bimwe ntibinemewe na leta, kandi abakristo twagombye kumvira abatuyobora. Ngira ngo wowe udukurikiye hirya no hino, niba aho uri hose, ngira ngo urabizi yuko ijambo ry'Imana ridukangurira kumvira abatuyobora. Iyo ubikoze usuzuguye Imana, nk'uko Pawulo yavuze, Abaroma, urwandiko rw'Abaroma mu gice cyaho cya 13 uvuye nko ku murongo wa 1 ukageza ku wa 4, Bibiliya iravuga ngo umuntu wese agandukira abatware bamutwara, kuko ari nta butware butava ku Mana, n'abatware bariho bashyizweho n'Imana. Ngo nicyo gituma ugandira umutware aba yanze itegeko ry'Imana, kandi abaryanga bazatsindwa n'urubanza. Aba batware sabo gutinywa n'abakora ibyiza, ngo keretse abakorera nabi. Ngo mbese ushaka kudatinya umutware? Igisubizo nta kindi, kora neza nawe azagushima, kuko ari umukozi w'Imana uguhesha ibyiza. Reka wenda tube tugarukiye aho ngaho. Narimo mvuga muri bene iyi mirimo abantu bakora, akaba ariyo bashakiramo imibereho, ariko bakaba bazi neza yuko tandukanye n'amategeko ashyirwaho n'aba batwara, ashyirwaho n'aba bayobozi twavugaga. Amategeko aturutse mu buyobozi, dusomye ahangaha kugira ngo twumvikanishe ko ubuyobozi bwose buturuka ku Mana, kandi abayobozi nabo n'abakozi b'Imana baguhesha ibyiza. Niko iki gice dusomye cyo mu Baroma gisoza kivuga. Hari ibintu twavuze, niba utanga serivisi zo gukuramo inda, arabisipesiyaliza mu gukora ubuvuzi butemewe n'amategeko, bushobora no kugira ingaruka ku buzima bw'abantu.
ahangaha ndatanga nk'urugero, hari ntibikunze kumvikana inaha cyane, ariko hari ibindi bihugu wumvamo bya hejuru twahoze tuvuga ubucuruzi bw'abantu, ariko hari ahandi batwara abantu, umuntu bakamutwara batagiye kumwica ngo ahita apfa, umuntu bakamutwara batagiye wenda kumukoresha uburaya, akenshi nibyo bintu bikunze kumenyerwa, ariko hari n'aho batwara umuntu bakamusindisha bakamusinziriza agakanguka, hari ingingo zimwe na zimwe bamuvanyemo. Gucuruza ingingo z'abantu mu buryo bw'uburiganya, hari ubundi buryo bushobora kuba bwemewe. Ushobora kubona umuntu muhuje wenda afite ikibazo cy'impyiko, ukemera kumuha impyiko mu buryo wabyemeye, ibyo ni ibintu bisanzwe. Ariko hari abandi baziba ku ngufu, baziba mu buryo bw'uburiganya. Niba ushakira imibereho, niba ushakira iterambere mu bintu nk'ibyo, ukwiye kumenya yuko utakiri mu nzira y'Imana. Kuburana amahugu, hari abantu babyitoza bagahindukamo intyoza, bagahindukamo inararibonye mu kuburana amahugu. Hari n'ubasanzwe ari umuntu ukora akazi ko kunganira abandi mu nkiko, ariko mu bafasha akagira abafasha, agatsimbarara, abizi neza ko ibyo avuga ari ibinyoma, ko bifite uwo birenganya, akabikora agamije ko ari bwibonera igihembo cya wa wundi wamuhaye akazi, nubwo arimo amufasha, nubwo arimo amushyigikira mu yiwe, akabikora abizi neza. Bene data, ndabizi hari ushobora kuba abyumvise atyo akavuga ati none se uramutse wanze umukiriya ukuzaniye ikibazo cy'amategeko ngo kubera yuko ushaka kugira aho ntiwaba wazakorana nande, ko byinshi mu bibazo biri hanze ahangaha biba birimo amahugu mu by'amategeko. Niba birimo amahugu mu by'amategeko, ukabona umukristo ugana mu ijuru, ufite inshingano zo kubanza kuganiriza wa muntu, ufite inshingano zo kubanza kumugira inama, hanyuma nyuma yaho, nyuma yo kumugira inama ukamureka akaba ari we wifatira icyemezo. Ariko niba akomeje mu nzira y'amahugu, nahitamo guhomba icyo kiraka kurusha uko mfatanya urubanza rw'akarengane na wa mukiriya wanjye unzaniye ako kazi. Hari abandi bajya bakora akazi kabi ko kwica abanzi baba bahaye akazi. Hari ababikora mu buryo butandukanye, hari ababikora mu buryo bw'amarozi, hari ababikora mu buryo bw'ubwicanyi bw'uburyo butandukanye. Akaba azi ko we ari akazi, akaba azi ko ari ibyo yisipesiyarijemo, akaba azi ko bamureba, ufite umwanzi ashaka kwikiza akaba azi ko ari bumurebe. Nta mukristo ukwiye kugaragara muri bene ibyo bintu. Ntabwo turi bukore urutonde ngo tururangize, ariko igipimo naguha ni ukwibaza ngo ese aka kazi kanjye ubwanjye, kundi umukristo nkaba nkurikiza amahame mvana mu ijambo ry'Imana, nkaba nkurikiza amahame y'ubwami bw'Imana, aka kazi nkora ubwako ntago kansunikira mu byaha. Aka kazi nkora ubwako nshobora kugasobanurira umuntu mu buryo bweruye. Bibiliya iravuga ngo turi umunyu w'isi, turi umucyo w'isi, ngo nta wakongeza itabaza aryo bikaye inkangara, ngo turi umudugudu, tumeze nk'umudugudu wubatse ku mpinga y'umusozi. Ese akazi ukora, ibyo uhagazemo, ibyo ushakiramo imibereho, ibyo urimo ukora ngo witeze imbere uve ku rwego rumwe ugana ku rundi, twibukiranya ko ikiganiro ari umukristo mu bukungu n'iterambere. Ese ibyo nkora aho ntibyaba birimo ubwabyo ari ibintu ntabasha no kuvuga ku mugaragaro, ntabasha no kubwira abandi bantu bambajije, kubera ko ubwabyo ari ibyaha? Icyo nicyo gipimo ukwiye kwireberaho. Ahambere twahoze tureba igipimo cy'uko ese uwo bikorerwa aho ntibimukurura mu byaha, aho ntibyangiza ubuzima bw'abo bikorerwa. Ariko iki ngiki cya kabiri turiho noneho ni igipimo ukwiye kwibaza, ese ubwabyo ni ibintu navuga nemye ku mugaragaro, nkavuga ni ibyo nkora, ibyo ndimo nshakishiriza, usibye kubika wenda ibanga ry'akazi ubwako, ako kazi karasobanutse. Ibanga ry'akazi n'akazi ubwako, twibukiranye ko ari ibintu bibiri bitandukanye. Hari ufata bene ako kazi kadasobanutse atabasha kuvugira ku mugaragaro kubera yuko ubwako ari icyaha, akavuga ati ntago nakavuga ni ibanga ry'akazi. Ariko ibanga ry'akazi ntago rivuze akazi ubwako. Ushobora kuvuga uti nkora akazi nkora no gukora imitobe runaka nshyira ku isoko ngacuruza, ariko ibanga ryako nuko ntashobora kukubwira ngo mvanga imbuto ibiro bingahe muri litiro zingahe z'amazi, nshyiramo isukari ingana iki cyangwa nshyiramo indi miti ingana iki. Ukaba udashobora kuvuga ibyo bipimo kubera ko ariho ibanga ry'akazi riri, kugira ngo ejo umuntu atakwigana akajya ku isoko akagurisha ibimeze nk'ibyawe, bityo akakuvana ku isoko. Ariko
byibura akazi ukora kaba kazwi. Ariko abangaba bakora akangaka turimo tuvuga ni abantu bakora n'akazi adashobora kuvugira ku mugaragaro. Aho ngaho rero niba uri umukristo ukaba wispecializa muri ibyo, ukaba warabaye inzobere muri bene ibyo ngibyo twavuze haruguru twarondoye, ntago nahoze mbivuga ko tutari burondore ngo liste tuyirangize, ariko ingero twatanze zitandukanye. Hari uwispecializa akavuga ati ngewe ndi umwavoka, ariko ndi umwavoka y'ibintu bigoranye. Bikamenyekana yuko niba umuntu afite icyo aburana kikaba kizwi ko ari amahugu, kikaba kizwi ko najya mu buryo busanzwe bw'ibimenyetso bisanzwe, mu kuri gusanzwe ari butsindwe, ariko abantu bakabimenya bakavuga bati niba ufite bene ibyo bigoye bigutsinda bigufata, ujya kwa kanaka afite uburyo abigenza, afite uburyo abigoronze, afite ubucakura akoresha, hanyuma ukaza gusohoka mu rukiko utsinze, nubwo waba wari ufite amakosa, nubwo yaba ari wowe uri mu mahugu. Umukristo waba wipozisiyona atyo, umukristo waba ahagarara muri bene uwo mwanya ariho ashakira amaramuko, ariho ashakira imibereho, umukristo ari mu buyobe. Uyu munsi ikiganiro naho ngaho kiri bene ako kazi. Hanyuma wowe udukurikiye, turaguha ingero zitandukanye, turavuga ingero z'ibyo bitandukanye twagiye tuvugaho, nawe bigufashe gutekereza, gusuzuma, kwisuzuma, kureba ibyo usanzwe ukora, kureba niba uri mu nzira ari ibintu wakomezamo n'umutima utagucira urubanza, cyangwa niba ari ibintu ukeneye guhindura. Ibyo byose twavuze bishobora kukuzana inyungu z'amafaranga, ariko bikagukurura mu rubanza rw'iteka, bikagukurura mu rubanza n'umuremyi wawe. Ukeneye kubitekerezaho rero. Iyo usomye ijambo ry'Imana riduhishurira ibintu Imana yanga urunuka, kugira ngo natwe tubyirinde, bityo ubucuti bwacu n'Imana busugire. Bimwe muri ibyo bintu birimo amaso y'ubwibone, birimo ururimi rubeshya, birimo amaboko avusha amaraso y'utariho urubanza, biriho umutima ugambirira ibibi, birimo amaguru yihutira kugira urugomo, birimo umugabo w'indari kuvuga ibinyoma n'uteranya abavandimwe. Mbivuze gutyo, ariko ni ukuri kw'ijambo ry'Imana. Iyo usomye mu Migani ibice 6 kuva ku murongo wa 16 kugeza ku wa 19, uhabona urwo rutonde rw'ibintu mvuze uko bikurikiranye. Imirimo yose iganisha kuri ibyo ngibyo mvuze haruguru, nubwo abantu bayungukiramo, nubwo haba hari inyungu runaka biri bukuzane, nubwo byaba birimo kontra uri buhemberwe, hari uvuga ati wowe ndagusinyira sheke ingana itya, ariko ngwino mu rubanza uze guhamya yuko wambonye aha naho, uze guhamya yuko icyo gihe twari turi kumwe, biri buhite bituma urubanza rwanjye ruteshwa agaciro nubwo ibindi byose byamfataga. Ukemera kuba umugabo w'indarikwa, uvuga ibinyoma n'ibyo bindi bitandukanye, nubwo byaba biguhesha amafaranga, ariko uvuge ko ariko wibuke yuko bidakwiriye umuntu w'umukristo. Nagira ngo nkwibutse ko no mu mirimo isanzwe dukwiriye kwirinda imyitwarire dukururira mu gutakaza indangagaciro za gikristo, ari nako bituzanira umuvumo mu byo dukora. Aha twavuga nko kunyereza imitungo ya leta, ibyo twabivuzeho, ariko si leta gusa, n'ibindi waba ushinzwe gucunga ahandi wagiriwe icyizere. Si ngombwa yuko kunyereza bene iyo mitungo yaba iy'abandi, abantu abo ari bo bose, cyane cyane abatishoboye, abantu ba mikoro make, babandi batazanabasha no kugushyira mu rubanza, ibyari bibagenewe ukabyikubira, ukabikoresha icyo bitari bikwiye gukoreshwa. Ujye umenya yuko ufitanye urubanza n'Imana. Gutanga no kwakira ruswa, kubeshya mu maraporo n'ibindi, gukorera ku jisho, akangaka ko ni akantu koroshye abantu n'abakristo benshi bajya birengagiza, ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo ntabwo dukwiye gukorera ku jisho nk'abakorera ba databuja ba hano ku isi, ngo ahubwo tujye twibuka yuko dufite databuja wo mu ijuru utureba, utajya ahuga, utajya arangara, udashobora gukwepa, udashobora gusiga ikote urishyize ku ntebe hanyuma ngo we agire ngo urahari. Abakuzi. Gukorera ku jisho
gukoresha ibipimo bituzuye, iminzani ipfuye, abantu banyonze, kubiba amacakubiri mu wo mukorana n'ibindi. Hari ibintu bitandukanye abantu bakora bakina, abantu bakabimenyera, abantu bakabazi ko ari ukwirwanaho, abantu bakabazi ko ari ukugira, ariko bikujyana mu rubanza n'Imana. Niba utekereza ko uri umwana w'Imana, ukaba uri umwana w'ubwami bw'Imana, kandi ukaba uri umuntu urimo gusaba Imana ngo igufashe, nagira nkubwira yuko bishoboka ko ushobora kuba umucuruzi utabeshya, ushobora kuba umucuruzi utiba, utamunyonga iminzani, utariganya. Birashoboka kuba umukomisiyoneri uhuza abaguzi n'abagurisha, utariganya, utabeshya. Ushobora kubunganira abandi mu mategeko, ugakoresha itegeko, ugakoresha ukuri, ugatsindisha umunyakuri, utabeshya, utariganya, ntawe urenganya. Birashoboka rwose, kandi nugambirira gukora neza, Imana nayo izagira. Ushobora kuvuga ati ngewe kuva aho nafunguriye kabine, kuva aho natangiriye uyu mwuga, abakiriya mbona ni abangaba, ni abansaba amahugu, nsaba ko mbafasha mu guhuguza. Ariko nugambirira gukora neza, nugambirira no kubagira inama n'abo ngabo, nubwo bazaguta rimwe na rimwe bakanga bakavuga bati turabishyira abandi, ariko Imana izagufungura indi miryango. Imana izagushyigikira nk'umuntu uhagarariye ubwami bw'Imana. Yesu yavuze ko abantu bazamumenyera ku mbuto twera. Abantu bazamenya ko turi abigishwa ba Yesu bahereye ku mbuto twera. Bazamumenya, ariko natwe ubwacu bazatumenya kuko turi abana b'Imana nibahera kuri izo mbuto twera. Buri Mukristo wese, nk'uko twabiganiyeho ubushize, akwiye kwibaza niba ibyo akora n'uburyo abikoramo byungura ubwami bw'Imana, cyangwa bimukurura mu byaha, cyangwa bikurura abandi mu byaha, nk'uko twabibonye aho twatangiriye hejuru. Imana ibashoboze guhitamo neza. Wowe duteze amatwi, tekereza wibaze niba ibyo ukora bitangiza ubuzima bw'abandi, bitabangamira amahame y'ubwami bw'Imana. Ahangaha tuvuze kwangiza ubuzima bw'abandi, bishobora kuba ubuzima bw'umubiri, bishobora kuba ubuzima bw'umwuka n'ubugingo, ibintu bikurura abantu mu myitwarire izatuma bacirwaho iteka n'Imana. Ijambo ry'Imana riri clair, risobanura neza imirimo izatuma abantu bacirwaho iteka. Nusanga ibyo ukora biganisha aho ngaho, wegera Imana, Imana ikugira inama y'icyo ukwiriye gukora. Murakoze cyane Pastor. Uyu munsi twize ibintu bikomeye. Ibintu bikomeye, ariko kandi bishoboka kubishyira mu bikorwa. Abadukurikiranye batubwire umurimo ukora n'uburyo uwukoramo, niba bibasha gusigasira indangagaciro za Gikristo, ibyo asanzwe akora, uburyo asanzwe akora, niba bimufasha gusigasira indangagaciro za Gikristo, niko wari uvuze, cyangwa niba bimukururira ubwe, cyangwa bigakurura n'abandi mu gucumura, mu gukora ibyaha. Muyumvise, ikiganiro ni icyo ngicyo. Turimo tureba imirimo umuntu umukristo wamenye Imana, wiyemeje gukurikira Yesu adakwiye gukora, adakwiye kugaragaramo, nubwo rimwe na rimwe tujya tuyibona abantu bayirimo. Banatubwire niba koko nk'uko uyu muntu wize ibi bintu byo kuburanira abandi, n'abacimanza, hari abacimanza z'amahugu nyine, agacimanza bizi neza ko urubanza aciye rwose ari amahugu. Umuntu akagenda akajya ejo bundi ndi kumva amakuru, umuntu agiye kurangiza urubanza rutigeze rubaho, ubwo abo ni abahesha b'inkiko, nabo ukabona kubera ko bamuhaye ruswa agiye kurangiza ibintu bitigeze bibaho. Afite imyanzuro y'urukiko y'imicurano, bayicuza iriho na kashe n'ibintu byose, ukibaza uyu muntu aba muyihese. Kubera ko turimo tugana ku musozo, reka bakomeze bohereza ubutumwa bugufi, tushobora kubuheraho ubutaha. Tugane ku musozo, twongera kwibutsa abantu yuko igipimo ukwiye kwipimisha ukareba yuko ibyo ukora bitagusunikira bitakuzanira urubanza, n'igihe wowe ubwawe ibyo ukora bitagirira abandi nabi, bitabaganisha mu gukora ibyaha, bitababera intandaro, bitababera inzira ibaganisha mu gucumura ku muremyi wabo, mu gucumura ku Uwiteka. Ni igihe kandi ibyo ukora ubwabyo bitari ibyaha. Hari twabibonyeho, hari igihe umuntu akora ibimuteranya n'amategeko y'igihugu, hari igihe umuntu akora ibimuteranya n'amategeko y'Imana, ubwabyo ibyo ngibyo aba ari ibyaha ukwiye kwirinda. Nta mukristo ukwiye kugaragara muri bene ibyo.
mu by'ubuzima bwacu bwa buri munsi no mu byo dukora. Abakristo dukwiye kwibuka ko dufite inshingano zo kugaragaza ubundi bwami bugendera ku mahame atandukanye n'ay'isi. Ubwami bw'ijuru ni ubwami bwubakiye ku rukundo rwa Kristo, ari narwo rukwiye kuba rudusunika mu byo dukora, rudutera umwete mu byo dutekereza dukora no mu byo twirirwamo, bikatuganisha mu buryo tubyitwaramo. Turasoza tubasabira, tubatera umwete ngo murusheho gukura mu ishusho y'Imana, murusheho kwemerera umwuka wera kubemeza, kubayobora no kubashoboza gukunda abandi aho dukorera, mu byo dukora, nk'uko natwe umwami Yesu yadukunze. Twibutsa abantu ko Imana igambiriye kuduteza imbere, ariko yanashaka ko tuba abana b'ubwami bw'Imana bagendera ku ndangagaciro n'amahame y'ubwami bw'Imana. Iterambere rirambye ry'igihugu ritangira ku iterambere ry'umuntu ku giti cye no ku ry'umuryango. Iyo ugambiriye kwiteza imbere, iyo urimo ukora ibikuvana ku rwego rumwe kugeza ku rundi, iyo urimo ushakashaka, biguteza imbere ubwawe, bigateza imbere umuryango, bigateza imbere igihugu. Ariko ibyo byose ukwiye kubikora utibagiwe uwo uriwe, utibagiwe indangagaciro zikwiye kukuranga nk'umukristo, nk'umuntu wamenye Imana. Reka dusoze dusenga Imana, tuzongera ubutaha. Data wa twese uri mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo twongeye kugushima, turagushimira ineza yawe n'urukundo rwawe, turagushimira yuko ugambiriye kutugirira neza, ugambiriye kugirira neza buri umwe wese udukurikiye. Tusabiye umugisha abahamagaye, abohereje ubutumwa, badukurikiye bucece mu byo bagerageza kuramburiraho amaboko. Uwiteka Mana, ndakwinginze kugira ngo ubafashe, ndakwinginze kugira ngo ubagurire imbago. Harimo abaduhamagaye batubwira ko ari abashomeri, abo ngabo nabo baha icyo gukora mu Imana yacu. Hari batubwiye ko yarenganirijwe kugerageza gukiranuka, uwo ndakwinginze kugira ngo umugire neza, umufungure umuryango udashobora kongera gukingwa n'undi muntu uwo ari we wese. Data wa twese uri mu ijuru, ubaha umugisha abadukurikiye, hanyuma abagambiriye guhindura ibyo bakoraga kubera yuko bibajyana kure y'ubwami bwawe, ubashyigikire, ubereka ahandi, ubereka aho banagura urushundura, aho bafata. Ugire neza abantu bawe, ugire neza igihugu cyacu. Ni mu izina rya Yesu Kristo tubisabye twizeye, amen. Imana ibahe umugisha. Umukristo ni mwiza asenga, umukristo ni mwiza ari umukozi. Umukristo mu iterambere ikintu akeneye none kwemera ukuri k'ubuzima, ubundi iterambere ntabwo warihagarika, kandi burya iterambere ireba buri wese. tubereka icyo Bibiliya ivuga ku mibereho y'uyu munsi, kuko Bibiliya ntago yigisha abantu gusenga gusa, yigisha n'abantu gukora. Muri Bibiliya imirongo irenga 2300 ivuga ku mafaranga n'ubutunzi. Abahanga mu bya teoloji bavuga ko 15% by'ibyanditswe byera bivuga ku mafaranga n'umutungo. Urashaka kumenya uburyo wagira iterambere? Kurikira Life Radio 96 FM mu kiganiro umukristo mu bukungu n'iterambere.